abakozi Imana ibahe umugisha. Sing on that beautiful shore, the melodious songs of the blessed, and our spirits shall soar on the moon, not to sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall live on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.
twabonye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 4 dusomye duhere ku murongo wa 7 tugeza ku murongo wa 11. Hatubwiye amagambo meza cyane atubwira ko iherezo rya byose riri bugufi. Haleluya. Iherezo rya byose riri bugufi. Ariko nubwo riri hafi byongera kutubwira neza icyo dukwiriye gukora. Amen. Haleluya. Itubwira ko tugiye kugira umwete. Twumvisha amagambo menshi atandukanye atubwira ngo tugire urukundo. Haleluya. Tuzi neza ko muri uyu muryango urukundo rwari ruhari kandi n'ubunguru no gucumbikira abatugana nabyo twabimubonyeho no kwakira abaje mu rugo twabimubonye. Igendanye impano twahawe. Tubwirwa kugaburirana kutitotomba kandi tuboneye byahari bubwira bw'Imana. Amen. Haleluya. Imana itugirire neza rya byose kandi riri hafi ku muntu. Ariko tubwiwe neza yuko tugiye kugira ubwenge kandi tukirinda ibisindisha. Ibisindisha umuntu ashaka ikibazo kindi utazi. Ibisindisha hari yaba ari amagambo menshi uvuga adesheje Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Kandi ngo umuntu navuga buvuge mubwirijwe n'Imana. Kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose kubwa Yesu Kristo nyiri icyubahiro. Mu byo bakora bakore nk'abakorera umwami. Haleluya. Batareba ngo hari umuntu kugira ngo muri iyi minsi turimo ugiye gutunga imitima y'ubwenge kandi uturinde ibisindisha aribyo byaha. Tugumana umunsi wire kuko nabaho tutari kumwe, tugumane na nijoro tutabanye natinyagu yo mu ijuru iba nk'umugisha kuko mwatwitangiye abandi mwasebye kwa muganga buri munsi. Mwarakoze cyane. Imana ibandikira umugisha utagabanyije ngayisumuze kiramuka. Ntazongera kugaruka.
komeza ntacyo. uko ari ntacyo twazanye mu isi uko ntacyo tuzayivanamo Uwiteka niwe wimba azagara mu isi kandi umubiri wanjye w'inyuma numara kubona nzareba Imana ifite umubiri nzareba ubwanjye amaso yanjye azayitegereza saa y'umubiri mwami wanjye gikuzuka n'ubugingo unyizera n'abayavuga zawe ari umuntu wese ufite unyizera atazigera ryose kuko reka niwitwaye izina ry'Uwiteka rishimwe natwe twese bari hano kugira ngo bahe ikaze muri uru rusengero arirwo rusengero rwanyu arirwo rusengero rwa mama. Uyu ni umunsi ukomeye udugorana rwose, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tujye dushima Imana ibihe byose ndetse ahantu hose, nubwo imitima yuzuye agahinda kubera umubyeyi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tujye tugira ibyiringiro, na cyane ko ari ishusho y'Imana, umukristo yakoreye Imana
amanini mbahaye ikaze rero twese mu buryo bwo guhesha icyubahiro umubyeyi wacu no mu buryo bwo kugira ngo twese n'umuryango tube imbere y'Imana dutunganye. Reka dufate akanya gatoya ko gusenga wowe ujye urondora imitima yacu ukareba ibirimo, ukareba uburemere, bakomotse ku Mana kandi uko agenda kose niho uzasubira. Umubyeyi ni ikintu gikomeye kuko twebwe muri Isilamu tuzi neza yuko uko twemera ijuru ry'umwana riri
munsi y'ibirenge by'umubyeyi. Impamvu mbanje kuruhura umutima, mama Imana yamuhamagaye ku wa gatanu, aho nabaga sinajyaga mbona ukuntu nideplase, ariko Imana igira gutyo mu mwanya rwose umwe ntanabitekerezaga ndaza, kumbe ninje kumusezera. Ariko icyanshimishije kuruta ibindi ni uko yari afite icyizere kiruta twebwe dufite, ati genda kandi nk'umuntu uzagaruka narakize, hari impano naguteguriye. Urumva mu by'ukuri ntabwo umurwayi bwe yumvaga yuko ari mu minsi ya nyuma cyangwa se afite kwiheba kuri cyo ukuntu ararwaye. Ibyo rero niyo mpamvu tubabara, n'ibyo wabuze umuntu, wabuze umubyeyi mwakundanaga, wabuze umubyeyi mwakundanaga, biragoye kuba wahita ubyakira no kubyiyumvisha. Twese tuzi ngo tuzapfa, ariko urabitinya cyane umuntu uri muto cyane yasabye Imana no kwinjira n'ibyo gupfa uzabe agace kabiri umugore we abayaha twese ababara bashinzwe, ariko abakozi bo mu buzima busanzwe haciye kabiri n'umwana waramubwiye byari abazi Imana basema nabwo uzamubwira none n'abandi babaza ibyo bamugenzi Imana imubwira ese wamuntu yewe n'umugore wapfuye ukabona umwana wawe wapfuye, imbuzi utegereje ngiyi. Ese twebwe kuba mama yitabye Imana bikwiye, ariko kandi natwe nitwe dukurikiye, nta yindi mbuzi rero natwe twiteguye. Mwaradusuye murabizi mwese rero umwana dusuye murabizi nacyo mama gutaha bwa mbere parazeye baramuvuye ashobora kugendera mu mbago, tumaze amezi 3 tugendera mu mbago gahoro gahoro n'akaboko k'ibumoso ariko kadakora. Ariko 2018 2019 z'ukwa kane ubwo twatashye atabasha kwicara adatambuka kugeza n'isaha, ariko bari baramuvuye akabasha kwicara mu igare, akaboko k'iburyo yaba yicaye mu igare akabasha kwigaburira. Ndashima Imana y'umuco, ndashima Imana kuko Imana yarashoboje, byari urugamba rukomeye, ariko nkabwira Imana ko n'abantu ndagasaba mama ntazagire icyaha, nishaka njye ntacyane mbivanga n'ibintu kuko namubazaga mbivanze n'akazi. Kandi ndashima Imana nubwo nayivangaga n'akazi kaba ko mu rugo n'akarita Imana yampaye ndetse no kurwaza nta gakarita kigeze gupfa, kuko natsindisha abana benshi kandi baje mu mwaka wa 6 nigisha, kandi mama nkamurwaza neza kandi n'akazi ngakora kaba ko mu rugo kaba akazi Imana yampaye ka leta. Ndashima Imana y'umuco. Imana rero icyantangaje cy'Imana nuko noneho ubwo twamujyana muri koma tukabona ko ari bupfe, ariko noneho wa kane twaraye turirimbana muri minsi yarameze neza, abyibushye cyane, yamuragara rwara muzi agahini murayizi, yanorohewe, mama abyibushye asa neza, imfura yacu yaraje mu kiruhuko yamutembezaga ku muhanda wose, mbona dufite ibyiringiro. Kandi mama nta nubwo yigeze arwara avuga ko azapfa, yavuga gukira agasura abantu akabasura akabahemba nk'uko kera yabikora. Ariko mama wa kane twari tugendana yanataramanye na papa n'imfura yacu baganira igiparari cyose, urupfu rwe rwaje kuntungura. Ubwo yaraje akagiye gupfa ari muri koma, ntabwo ari bwo yapfuye, ahubwo ubwo twari dutangiye kubona ko yakize twishimye cyane. Twari dufite umuganga umuvurira mu rugo amukora imyitozo, afite ibyishimo ngo nawe afite imbaraga. Ariko ku wa gatanu kwa kane twari turirimba kuko naraje nka saa 6 z'ijoro twavuye gutaramana nawe, nza ndirimba indirimbo
numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga nongeye musenga iteka ntacyo nzabona. Numva nagiye umwuka wo gusenga cyane, ndangije ngiye kumva nzi ko asinziriye, numva turimo kuririmba, tumwanya turirimba turanasenga, numva kaje kumpamagara nka saa 8, nahereye saa 6 nsenga nka saa 8 n'igice, ati iki cyabaye, yagize ngo icyo mwabaye, nkaya turimo gusenga, ngenda komeza ndasenga cyane, ariko mama afatwa n'ibitosi anasinzira neza. Bukeye nashatse kujya mu murima, numva ntabwo bindi, ntazi impamvu nateguye n'imbuto, maze kumwuhagira no kumutunganya no kumuha icyo kunywa byose, numva bimvuyemo kujya mu murima. Ngumaho, ariko bigeze mu masaha ajyanye tuganira, mwuhagira saa 6 nongeye kumwuhagira tuganira, ibiganiro byinshi cyane, dutera igiparo duseka nk'uko byari bisanzwe. Nakundaga kumwuhagira ngo murama, byaga bigoye cyane ko ntabwo yihaga, setse kumwicaza mu igare, ariko ntabwo yihindukizaga, nta nubwo yicuzaga. Ubwo rero naramuhagiye tuganira cyane, twishimye tuvugana, ubona siva nta kibazo. Ariko mu kanya gato maze kumuhagira aza kumbwira ngo arumva rushye, hashize umwanya, nturumva urushye? Mbona arahumeka cyane, numva sinzi ibyo byo kunumva telefona saza wanjye muganga ndamushimira Robert, akenshi akabazo kabaga nahitaga muhamagara ndamubwira, ariko mfata umwanzuro ntangira kuzinga imyenda shyira mu ivarisi, ko nayo mbona humeka nabi kandi yanze kurya, kandi kuwa kane yanze kurya, numva mbigizeho amakenga, ariko nzinga imyenda vuba imyinshi yabaga mu ivarisi shyiramo n'indi, ambonye ati sinshaka kujya kwa muganga, mbabarira umwana ndakira. Ariko nkanyuma y'ibitaro bigatuma saa 7, ati umwana ati ndabyemeye, ati tujyeyo, ati ndumva ndushye, koko mbona atangiye guhumeka cyane, mbona aramwegeranye, mbona atangiye kumera nk'aho yirutse. Ako kanya twahamagaye imodoka, mu minota 5 yo kuri kaminuza tuyikodesha yari ihageze. Mama tumushyira mu igare amahoro, umusaza wanjye mukuru bamushyizemo, yari namutunganije, njya hanze namubwiye ngo tujya ahantu, ndamufata ndamusokoza, ndamutunganya ndetse n'ibisanzwe, n'ubundi bamwagiraga isuku cyane, nahoraga amutunganya nk'uko bangereka neza mu gitunganya, pudure sinize nyereka n'urusakuzo rwiza, yahoraga asa neza nk'uko isuku yageraga dutuje, mama yayihoraga abamusura beza. Noneho ndamutunganya ndamusokoza, turi mu igare tuganira, nubwo yahumekaga twaraganira, abyinira abuzukuru, ahubwo ambwira mwana we ntabwo wariye se ubu, banza ugiye tugiye kumushyira mu igare, ese dadi wanjye mwamugabiriye, mungaburire umugabo ujye mumwe ntibyarari, tujye hanze abyinirira abana ibisaba, imodoka ibiraje tumushyizemo, byahindutse tugize mu nzira, arambwira ati numva ndushye, muhagarike imodoka nyirana, ndumva ndushye, muhagarike imodoka nyirana. Tugeze kuri Rijanse turinjira, urumva baramenyereye bazi nzinagiranye ko batuvura cyane, ndabahamagara batabara imvana bamurenze, tumuvanamo tumugezayo, hashize iminota mikeya biranga, kandi nari mvuye mu modoka tuvuganye, ngiye kureba abazamugura bari tumutwara cyangwa sigara, ngarutse basuze uko byihindutse, baramuzana bamugejeje kwa muganga, abaganga baramuzi, ese mpamagara muze muri mama yarembye muze mutabara n'abandi bari baza biruka benshi rwose badura, ariko umwanya muto cyane mbona mama yapfuye, ntabwo no kubyakira, ariko asenga Imana iramufasha. Ndashima Imana rero yabishatse, njye mana yabwiye ngo Imana barashyinguye benshi n'umuryango wanjye ntazajya muri kure, kandi twarakomeje turabana no mu rugo nk'abantu bakundana b'inshuti, twarabanye cyane nk'inshuti, Charlotte twarabanye cyane nk'inshuti, muri maze zironi twarabanye, yewe twaranabanye mu muryango w'abasoma Bibiliya, twarakundanye mu muryango w'abasoma Bibiliya, ngira ngo Peace arabizi, inshuro nyinshi ikintu yabazaga ni umusomyi, kandi inshuro nyinshi mu bihe namusuye ni uko yasabaga ngo tubanze dusoma n'umusomyi, tuganire ku ijambo ry'Imana, turirimbe, ibyo twarabikoze. Byageze n'igihe mama Remba barambwira ngo tumutware mu rugo, ariko Charlotte ntigeze ahagarara, yaraje tukajya turarana, tukarara dusura mama, tukarara tureba uko bimeze, kugeza igihe mama yitabiye Imana, Charlotte twari kumwe. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo simbizi wenda Peace ntabwo yabyibutse cyane, ariko kubera izo mpamvu zo kuzirikana arwariye mu bitaro, hari igihe nababariye Peace cyane, nkumva ndavuga ngo kugira ngo arwaze nijoro mu gitondo ajye ku kazi, nafashe nk'ibyumweru 2 cyangwa 3
ndimo naramusanze ngo njye murwaza mu masaha iyo Pisi ari mu kazi njye Pisi nava mu kazi nanjye mbone gutaha. Ibyo numvaga mwitura ibyo yakoreye igihe nanjye nari ndwaje mama. Yesu ashimwe cyane. Twabanye mu bintu byinshi, twajyanye mu biterane byinshi mu muryango w'abasoma Bibiliya, twarakundanye tudakundana urukundo urumwe rw'abisi birirwa mu magambo birwoya. Twakundanye urukundo rwo kuba mu murimo w'Imana dukunda. Umuryango wa Manazini ndabibwira utware n'abana. Umuryango wa Manazini uri Gahini, umuryango ba Manazini batatu muri Gahini batuye i Kigali babimenye, bamwe barahamagaye batubwiye bati dushoboye kuza kubera ibintu turimo, ariko mutubwirire umuryango ukomere kandi mugire kwizera ko umubyeyi yagiye mu ijuru. Ba Manazini ba Gahini nuko nta mwanya hari buri umwe bavuge, ariko hari ibintu nka bitatu yatwigishije. Nijoro nahoze mbaza umutware wanjye, ariko buriya niyo ari umwarimu yari afite ibintu bikomeye yigisha abantu ukabireba ukabibona ukabyigiraho. Yakundaga Imana ku buryo wamusangaga mu bitaro hariya, mwamara kumusengera mwibwira ngo mwagiye gusoma, ati nanjye mureke mbasengere, nabo basengera. Yarangiza ati aho mukandagira hose Imana yamugisha. Icya kabiri yakundaga umuryango we. Manazini burya tugira inshingano nyinshi n'inyigisho nyinshi, ariko yakundaga umuryango we. Yakwinjira nk'uko umwana yabivuze ugasanga arashaka kwicarana n'umutware we, ntawe utabizi. Nkajya mbabwira ariko rero nizo nshingano za Manazini. Mwebwe mufite abatware mwicarana kuki kuticarana. Iyo yari inyigisho y'uyu mubyeyi kugira ngo wegerane mwicarane mu gusenga, nuba mufashijwe mufatishijwe hamwe. Yakundaga rero umuryango we, yakundaga abana be bamwicaranye. Nta biganiro biriya tuganiriraga gereka kuvuga ko abana umutware kugira gutya, ugasanga arigisha abagore batoya uko bagomba kubaha abatware babo, kandi bifite koko ubuhamya bufatika. yarabikoraga tukabireba. Twamusuraga ari no mu bitaro, ati ariko umutware avuye hano, ariko araje namwe babona. Ukumva ikibanza ni Imana, kongera agashyiraho umutware n'abana ari ibintu yumva agomba gukora. Kandi inshingano za Manazini, urugo rwiza nizo mbuto zigaragaza urugo rwiza. Muri Manazini umunsi yarazindukaga cyane, habaho ibyo gukora by'amaboko. Twari dufite ibyo dukora, ari ukudoda, ari ukuboha, ukumva aratwigisha, arigisha. Mwibeshe mujye mugira muto kugira ngo mubone uko mufasha abakiriya. Ni byinshi rero twamwigiyeho rero, ibyo twamwigiyeho ubuzima bwe yabayeho, ariko njye ndabikurira ndabihinira mu bintu bibiri by'ingenzi. Umubyeyi wacu icya mbere yarangwaga n'urukundo ruvugeho, kandi nanone yakundaga Imana akayubahiriza akayizera. Ni ibintu njyewe cyangwa se natwe twese uko turi hano tuzajya tumurikiraho. Usubiye ku rukundo abenshi barukomejeho, umwe wavuze ati abasigiye umurage cyangwa se umwenda. Umubyeyi wacu aravuga n'urukundo, kugira ngo mwese mwabyumvishije n'abo mu buzima bwose. Urukundo yagaragarizaga buri wese, baze noneho abana be bazaba bagira urugwiro, ku buryo urugwiro rwe n'urukundo rusobanura nta muntu yabona uko asobanura. Ariyo mpamvu saba abana bazana abakwe urukundo dutoje, twazakomeza n'umurage abasubiye.
Imana kandi ukabona arabyizeye, biba bigaragaza umuntu ufite imbaraga z'Imana. Sinirirwa rero mvuga ibintu byinshi kuko ibyinshi byanavuzwe, ndumva nahinira aha ijambo nateguye, ariko nanone nkasoza nshima. Natangiye nshima ndasoza nshima. Gushima kwa nyuma ndagira ngo sorezeho byikuze kugira ngo urugo mishimangire. By'umwihariko ndashima uw'amahoro ku isi yaritanze ku buryo budasanzwe. Nubwo turi hano yavuze ati mwatwaye mwagize gute, ariko Kristo yaratwitangiye ku buryo budasanzwe, kuko iyo twabaga turi wabaga uzi ko Kristo ahari kandi ukaza uzi ko ahari. avuye mu gitaka ntabyayisubiramo, ni umubiri tuvuga. Imana iri mu muntu yamufasha igitaka ko akwira murumba imuhumekeramo. Uwo ni umwuka muntu utuye mu mubiri, umwuka muntu ntajya apfa. Uyu mubiri rero w'umubyeyi wacu ni igitaka kigiye gusubira mu kindi, ariko kandi mu cyubahiro cye akwiye kandi yakoreye ubuzima bwose bw'Imana ku isi. Uko bajya bivuga ntabwo bisubiremo, yabaye intangarugero mu bana, mu babyeyi, mu bakuru, mu bato, ntawe ataganiriye, ntawe atashimishije, ntawe atahaye ubutumwa. Nanjye ndi mu by'umwihariko. Rero niyo mpamvu tuvuga tuti tuzongera tubonane, tuzongera duhure kwizera, kuko tuzi ko umuntu cyangwa se umwuka muntu utuye mu mubiri we atajya apfa, yanze bikunze nyuma y'ubu buzima hari ubundi mu myemerere yacu. Iteka iyo tuvuze ngo twifuza kujya mu ijuru turabivuga tukabiririmba, ariko iyo urupfu ruje tugira ubwoba, tukanahunga rimwe na rimwe, guhunga turwishe, kandi tutirenganya ko ariyo nzira yonyine ibaho kugira nyine ngo tujye mu ijuru tuba twifuza kugera. Ariko burya impamvu tuhunga, nigeze mbaza abahanga barambwira bati buriya ni uko mu buzima tubamo ku isi haba igeragezo byinshi, ntabwo umuntu abizeye kuko yakiranukiye Imana, aba yumva agikeneye umwanya wo gukomeza kubana neza n'Imana no kugenda nayo, kugira ngo adamera muri ya nzira y'urupfu azi ko agiye ku Mana akagera hasi yitaranutse. Niyo mpamvu mu gihe y'urupfu ruje tugira ubwoba. Niyo mpamvu rero kano kanya nanjye nsaba Imana kandi nsabira umubyeyi imbabazi aho yaba yarasitaye kubera iyi si dutuyemo, kubera ibigusha, kubera ibigeragezo byo mu isi. Imana imubabarire, dusabirane natwe, kandi nk'uko babivuze ni umwanya mwiza wo kuburirwa. Twabanye neza, nkunda urukundo ruhebuje, atari bimwe byo mu miryango. Tumaze imyaka nyine yo ngiyo nababwiye 15 n'amezi 2 arenga hazuzura ejo, nta mwana turabona. Ntabwo rero nareka kuvuga ko yambereye umubyeyi mwiza, sinigeze mbona ijisho ribi cyangwa se n'imvugo mbi. Mbese ndabashimira, ndamushimiye cyane. Ishema mu muryango bitandukanye n'ibyo Abanyarwanda bajya babwibwira. Ndashimira rero n'abaramukazi banjye, ndashimira n'abagabo bacu n'abatonto nabo baje twese tukaba abana mu muryango bose, ndabashimira ko batwakiriye neza. Ndashimira rero tata bukwe uburyo ki yagiye abana natwe, yiganye na papa, tuza guhura nyine noneho baba ba mwana. Ndamushimira nubwo bwose mukecuru nyine agiye, ariko we turacyamufite, kandi amasengesho ye numva nifuza yuko yazabona ibisubizo byayo ibyo yajyaga dusengera akiriho akabibona. Ndamushimira rero mu rwego rwa byose nyine, kubera ko yabyariye inkuru nziza ubona. Mbese imico yabo nyine niyo natwe tubayemo. Ntabwo rero ibyo bavuze wenda ari bimwe Abanyarwanda bavuga ngo guterateranya, ahubwo ndamushimira
kubashimira nyine ko urwo rukundo no mu rusengero iwacu aho dusengera i Butare barabizi ko hagati ya Nkurunziza na Christina nta wundi muntu ugomba kwicara. Ntabwo rero ari iby'abasaza gusa ahubwo byabaye umurage mu muryango. Ndabashimiye kandi twese dukomeze kwihangana, ntabwo byoroshye, ariko kandi igihe cyari kinini ku musaruro kuko twebwe byadutunguye, ariko muri gahunda y'Imana ubu nibyo byari biri mu makosa. Twamara rero tunakomeza tukagira umuryango wa Imana kuko hari umuntu yabibona rero bahagaze dutanga ubuhamya bw'imibanire myiza bwo kubaha Imana bw'urukundo twabaye umubyeyi wacu. Njyewe ni umuhamya wabo kuko namubonye mu rugo, kuko nanjye ni umwe mu muryango, ariko tukanabibona no mu baturanyi twagiye dukora amaso yacu atandukanye. Turashima Imana rero, ariko dufite n'ibyiringiro by'uko umubyeyi wacu tukuze tuzongera tukabana.
none hadafa muri korona simone bamerekeje ubu rero abashimira abana banjye abashimira abakwe gukora bikurikiranye ku bamusenyeri n'abandi benshi badushoboye nka madamu Karoli nka Jemima nabo baradusuraga cyane n'abimana bikurikije mu by'ukuri abagize icyo batubwira bavuga ingenzi byose kuri we imana yashimwe yo yamuduhaye kandi abasize imana ikomeze kubakomeza ibabwira impano indangagaciro nziza yari afite muri we kugira ngo indangagaciro ze zitazaza zikora tuzibona tujye mu ngo zabo twabubakishije ko imana mwakiriye mu bantu akarere ka Ngoma nawe turi kumwe hano turakwakira mu izina rya Kristo. Imana igumugisha uyu ni umunyagahini ni umunyagahini iyo twatumiye abanyagahini bize muri groupe scolaire ya Gahini abo wa mbere kuza kandi turamukunda kandi turamwubaha Imana igumugisha cyane. Nakomeje kumva ayo magambo aza muri jye siyo nateguye kwigishaho ariko igisobanuro nahise numva muri jyewe nuko iyo uzi Uwiteka ubitwaye aho bitwaye wuzura umunezero ukuzura ibyiringiro. Haleluya. Mwese mwataturamya kuri mama yewe ntabwo ntabwo tuziranye cyane namumenya arwaye tuganira atameze neza ariko yuzuye ibyiringiro avuga ati umunsi umwe nzaza umudamu wanjye akavuga ati twahagurutse tukareba bidashoboka ariko ukuntu yarakiye mu maso ukuntu yavuganaga ibyiringiro imbabazi wabonaga afite ntabwo ziboneka kuri benshi cyane ntabwo ziboneka kuri benshi rwose kandi ubuhamya wamuzi mwese mwagiye mutanga gusumba njyewe ndabishimira Imana kandi bimaye gukomera cyane bimaye kumva nezerewe cyane iyi minsi Imana imaye umunezero cyane kandi imishuri y'ijuru cyane ni na byiza nabyo tubivugaho uyu munsi Imana ishimwe kubaho reba mubwira niba ari ikintu gihesha imbaraga twebwe abakozi b'Imana ni ugushyingura umuntu wakijijwe wamenye Yesu wakunze Imana wamenwe nayo uvuga ngo aho wagiye urahazi ufite ibyo byiringiro bihesha amahoro mu mutima wumva ukomeye rwose niyo abantu babona amarira uravuga uti nimuhumure nimuzi se kuko umuhonyi ari heza biragoye gushyingura umuntu utamuha biragoye gushyingura umuntu udafite ubuhamya bwiza ariko Imana ishimwe yuko ujya idusanga mu gihe gikwiriye ikaduhumura amaso ikagambura imitima yacu Kristo tukamwizera agahindura ubugingo bwacu akaduha amagambo meza akaduha urukundo akaduha imbabazi agatuma dukora imirimo myiza izaduherekeza. Ku murongo wa 9 ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu nabona inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa gupfapfira mu mwami wacu kuko baruhutse imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Reka dusenge abana bawe ariko wowe dushobojwe nawe tukavuga imbaraga nawe ukabera akatuyobora tuvuga amagambo y'ijuru akumvikana mu bana bawe mu gihe cyagenda neza akaba urugero rwiza umuntu wahuraga n'abatamuzi babona mu maso ye bakumva amagambo make umwanya mutoya bakabona uyu ni umuntu w'Imana icyanga twese akaba ari kutubona umuntu yakubona akumva umuhumurije yajya kugusanga akaza imbere yawe agafite ikibazo cyose avuga ngo uko mugera imbere uko ariko kose niko ari gukina umuntu w'Imana niko amera ngo kwihangana ni ugutekereza imbere ukavuga ngo iki kintu ugiye gukora ingaruka zacyo nizo zidutera kwihangana
cyanjye hari umuntu uherutse kumpamagara anambwira ati ariko wamfasha iki ko mfite umuntu ufite ibibazo byinshi andimo amafaranga yaje kuyampa nibuka ko hari umuntu nawe wanegeye wa muntu nibuka ko hari umuntu wanegeye wa muntu ndakubwira ibyo biruhukeho niba ayo mafaranga y'umuntu yajyaga kumwishyura warayashyize muri bije uyakuye muri bije kuko nari ndimo kumwishyura biragoranye nshuti z'Imana hari ibintu dukora bidutangira ubuhamya bwiza hari ibintu dukora bidutangira ubuhamya gukora ibintu byiza kugira ngo ku iherezo ryacu tuzavuge ngo n'abandi bazavuge ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu kandi impamvu Bibiliya yavuze ngo yego kuko baruzi iki imihanda yabo tuba muri iyi si turwana n'Imana ibizi igihe cy'umusozo w'urugendo ikavuga ngo reka iyi mihanda ayihuke nawe umwana wanjye ibyo namubikiye byose byakira natatu kubona aratuje ari kumwe n'Imana ntarusa nta ntambara nizo turwana nazo buri munsi aranezerewe avuga neza aho aribaza twese aho abasigaye inyuma Imana natwe tuzabe kugira ngo tugire iherezo ryiza buri wese afite igihe maze igihe gikwiriye natwe igihe cyacu kigeze bazavuga ngo baruzi nta byabo kandi mwami igihe bakurikiye maze umwana wacu azakwakira bavuga ati bana banjye nimugubwe neza nimuruhuke iryo ni ryo herezo ryiza niryo rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira umwami wacu Imana twese iduhe iherezo ryiza mu ijuru kadusenge mwami Yeah.
bisoze uyu muhango urimo kubera ahangaha. Ururabyo bwa mbere rurashyirwaho n'umutware wa nyakwigendera, murumugezeho, muze murumugezeho kandi mumufashe kugira ngo muherekeze kugira ngo mumufashe, hanyuma bakazana nabo babe bitegura, abanza abana be muzire rimwe, abana be n'abakazana baba barimo buriya
ariko abakazana bafite urwabo rwihariye uretse ko ari n'abana. Abakazana mutambuke, abakazana baje nawe bamugezeho ururabyo, ururabyo turajya hera, uyihagarariye abari bugufi kugira ngo bamugezeho ururabyo. Ukomeze gutyo. Hari umwana waherekeje nyirakuru, umuryango wamugeneye umurima, azawuhabwa. Natwe itorero turabashimiye, mwakoze kuza kubabarana n'uyu muryango no kubahumuriza no kubakomeza, kandi natwe twese nk'umuryango umwe nk'itorero tuzakomeza kubana n'uyu muryango gukomera, kandi twiseguye ku bantu tutabanye nabo mu rusengero mwakabyaramo. Niba washatse kwinjira bakakubuza, rwose muzi impamvu zabiteye. Amabwiriza ntabwo turenza abantu 30, mu byihanganire nta kundi byagenda. Gusa Imana itugiriye neza ubwo tubaye twese aha hantu nabyo tukaba dushoje amahoro. Mwami turagushimiye ko abanye natwe kuva mu ntangiriro kugeza kuri uyu musozo. Ubane n'uyu muryango wa Godfried n'abana n'abuzukuriza, kandi uwo mugisha ukomeze kubabaho none n'iteka ryose. Amen. There's a land that is brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.